Yesu ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yabande ntawe, kuko burya Imana iraturinze, kuko yakoze umurimo ukomeye ari ku musaraba i Gologota, kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho, kuko yakoze umurimo ukomeye ari ku musaraba i Gologota, kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho. Witinya yewe mwene Yakobo we, ibigeragezo burya ni rusange, nuko hari abo bigeraho maze bigasya bitanzitse. Witinya yewe mwene Yakobo we, ibigeragezo burya ni rusange, nuko hari abo bigeraho maze bigasya bitanzitse. Nimwibuke ibya Yesu ari mu gashyamba Getsimani, yagize umubabaro mwinshi cyane kubw'ibyo yabonaga byari bigiye kumubaho, niko kuvuga ati Data niba bishoboka iki gikombe ukindenze, maze arongera arasenga ngo bibuke ushaka ntibibuke nshaka. Nimwibuke ibya Yesu ari mu gashyamba Getsimani, yagize umubabaro mwinshi cyane kubw'ibyo yabonaga byari bigiye kumubaho, niko kuvuga ati Data niba bishoboka iki gikombe ukindenze, maze arongera arasenga ngo bibuke ushaka ntibibuke nshaka. Witinya yewe mwene Yakobo we, ibigeragezo burya ni rusange, nuko hari abo bigeraho maze bigasya bitanzitse. Witinya yewe mwene Yakobo we, ibigeragezo burya ni rusange, nuko hari abo bigeraho maze bigasya bitanzitse. Hariho ikintu nkundira umukunzi wanjye Yesu, nubwo mwiyisi turutanwa, hariho abakire n'abakene, ariko nta muntu udapfa, muri iyo nzira twese turareshya. Hariho ikintu nkundira umukunzi wanjye Yesu, nubwo mwiyisi turutanwa, hariho abakire n'abakene, ariko nta muntu udapfa, muri iyo nzira twese turareshya. Witinya
rusange nuko hari abo bigeraho maze bigasya bitanzitse. Witinya yewe mwene Yakobo we, ibigeragezo burya ni rusange nuko hari abo bigeraho maze bigasya bitanzitse.